Can you repeat, hari abantu please? Repeat. batabibonye And go slowly. Just go slowly. Take your time. Hey! Thank God for Bishop Masengo connected us, being in the will of God. ndashima ko Imana yakoresheje Bishop Masengo kugira tumenyane. And I'm grateful that he's here today and Mom to support us. Ndabashimira kuba mwese mwaje hano kudushigikira. umubiri we washenjaguwe kugira ngo dukizwe indwara, umubiri we uhoraho ndagushima ko binyuze amaraso yawe twakumenye turi mu nzu yawe. His own vow as he puts on the ring to Ange. Reka Jean asezeranire Sylvia ko agiye kumwambika impeta. uyu munsi rukundo rwanjye mfite byinshi byo kukubwira, mfite ibyishimo byinshi. Ni umunsi narose, ni umunsi natekereje, ni umunsi nifuje, ni umunsi nasengeye usohoye. Mfite ibyishimo byinshi, mfite n'ibindi byinshi binyuze umutima nakabaye nkubwira, ariko ndavuga bike. Ibindi Imana kuzabidufashamo tuzagenda tubiganira. Uyu munsi ndashaka kugusezeranya ko nzagukunda, nzakubaha hejuru y'ibindi byose ndetse n'abandi bose. Ndagusezeranya ko ari wowe umutima wanjye ushaka wenyine. Ndagusezeranya ko ari wowe umutima wanjye unyotewe gusa. Ndagusezeranya ko uri kuva nakumenya nakumenye nk'impano irenze izindi zose Imana yampaye. Imana yakunyoherejeho mu gihe gikwiriye. Uyu munsi ndagushimira urukundo wankunze ukarunyereka ku buntu. Ndagusezeranya yuko nzarushaho kugenda ngukunda ndetse rugakura uko bwije n'uko bukeye. Ndagusezeranya kandi ko uko ibihe bizamera kose nzakomeza kuba ndi hafi yawe. Nzakubera imbaraga mu bihe by'intege nke zawe. Nanjye nindamuka ngize icyo ngusaba ni kimwe gusa, nuko mbera imbaraga mu ntege nke zanjye. Ariko isezerano ni rimwe, nuko tuzagumana dufite imbaraga, dufite intege nke, tuzaba duri kumwe duhagararanye. Imana nizakomeza kutubera imbaraga. Iri ni isezerano nguhaye, iyi ni impeta, ariko ni ikimenyetso cy'isezerano rikomeye tugiranye uyu munsi nguhaye. Uko uzajya uyibona ujye wibuka ko ngukunda, ujye wibuka ko ntazigera ngusiga, ujye wibuka ko ari wowe wenyine mfite, ujye wibuka ko isi yose nta wundi muntu ndeba usibye wowe gusa, ujye wibuka ko uri mwiza kuruta abandi bose, ujye wibuka ko nta wundi muntu uzigera ubaho nkawe, ni wowe gusa. Ndashima Imana ko ari wowe wanjye muri iki gihe. Imana ikomeze kumfasha kuzakomeza gusohoza ino ndahiro ndetse no kuzakomeza kugukunda nk'uko ibinsaba. Imana ishimwe cyane ko yakumpaye. I'll ask the interpreter to say a few words. For English speakers, I'm going to try to summarize this so powerful, deep, wonderful vow. Jean says that he is accepting Sylvia today, but it is a gift he received from God. It is a day that he dreamt about. It is a day he prayed for. It is a relationship that is divine, and he is promising to love her in the bad times and in the good times. He is promising her that he will be his back up. He's promising that he will support her in her weaknesses, and he's accepting that he has no other woman that he's going to love, to live with her forever. That's the summary. Okay. So it's time for you, Ange. I will try to summarize, to interpret as Sylvia speaks. Hopefully, I will be able to hear that. Tima, I'm thankful to be in the presence of God.
ndashimye kuba mu bwiza bw'Imana with loved ones and with you on this day. mu rukundo. I thank God for Bishop Masengo connected us, being in the will of God. Ndashima ko Imana yakoresheje Bishop Masengo kugira Amen. tumenyane. And I'm grateful that he's here today and Mom to support us. Ndabashimira kuba mwese mwaje hano kudushigikira. I waited for this day. Now God has brought it to pass. Narindiriye umunsi none Imana yawushikije. I'm thankful for your love and support. Ndagushima ku rukundo mfitiye no kumba hafi. I'm thankful to God for enabling me to wait for you, God's Ndashima best. Imana yanshoboje kukurindira. It's you that I prayed for, Niwe nasengeye and the right man is worth the wait. kandi niwe nari nkwiye kurindira by'ukuri. You are special in my heart, Uri udasanzwe mu mutima wanje and you're deeply loved. kandi ndagukunda cyane. Today I make this vow to you. Uyu munsi ngusezeraniye I promise to love you. nzogukunda, I do, to always love you, nzokwama ngukunda, to stand by you, nzobana nawe hafi yawe, to support your vision, nzogushigikira iyerekwa ryawe cyangwa ibyifuzo byawe, to honor you, nzokubaha, to respect you, nzokubaha, and by God's grace, hama kubw'ubuntu bw'Imana n'ubufasha bw'Imana to raise godly children with you. turerera abana mu bugombe bw'Imana. I love you, Ndagukunda. and I trust you today and always. Thank you. Amen. Hallelujah. A big clap to the Lord. Reka Amen. dukomere amashyi Hallelujah. Imana That's yacu. wonderful. Ibi ni ibintu That's byiza wonderful. cyane, ni byiza cyane, That's wonderful. ni byiza cyane. With these words, Aya majambo in the presence of God, imbere y'Imana you are husband and wife. ndavuze ngo umugabo n'umugore And why am I saying this mubaye one? umugabo n'umugore. Why am I saying this one? Now you are free to kiss each other. Murashaka kuva uyu munsi, kuva iyi saha, uyu munota mushaka kuvuga ngo uri umugore wanje ndi umugabo wawe. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we waited for has come to pass. See what the Lord. I think some people did not see. Some people did not see. Can you repeat, Hari please? abantu Repeat. batabibonye. And go slowly. Just go slowly. Take your time. See Hey! what the Glory to Lord Jesus. has It's done. wonderful. What we waited for Amen. has Hallelujah. come to Yes, God has done. I invite all the servants of God who are here, pastors, bishops, to come here, and we're going to pray for them. Reka nsabe Please. abashumba bose bari hano muze dusengere bano bana bacu. All the pastors, please, bishops who are here, Abapasiteri, we're going ababishop, to pray for them. abafasha banyu mwese muze dusengere what bano bana. we waited for has come to pass. See what the Lord has done. Yes, we're going to pray. Amen. Invite probably Bishop Watangira. Bishop Watangira. Papa Sigana Wasenga. Amen. Please stretch your hand and Bishop is going to pray. Amen. Mana nkuru, mana nziza, wamenye uyu munsi, wamenye Sylvia na Jean. Shimiye Imana, ntiwibeshe na rimwe kuri gahunda zose
wateguye mu buzima bwabo including iyi ngiyi wabahuje batarabaho kubera ko ijambo rye rivuga ngo urebe iherezo mu itangiriro n'uyu munsi n'abantu bari hano n'abadukurikira bari kure zagiraga izina tutarabimenya batarabaho tugushimiye gahunda zose zakozwe z'umwihariko iyi ngiyi ishoje zino zose y'aho ubuhamya bwabo amagambo yabo urukundo rwabo bisesekara imbere y'abantu benshi amagambo bavuze n'imbamutima bagendanaga bari bategereje ku munsi umwe mbere y'abantu benshi harimo ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe amagambo nk'aya azavugwa reka mwami ntibibe kuvuga gusa ntibibe kuzatura gusa ibi bavuze bikomezwe n'ijambo ryawe ijambo ryawe riravuga ngo ubukwe bwubawe na bose twubashe ubu bukwe twubashe n'amagambo yabuvugiwemo twubashe indahiro y'abageni ariko tuzi neza yuko ubwabo n'ibyo bavuze n'ibyo bagambiriye bidahagije niyo mpamvu ugomba kubazamo ijambo ryeravuga ngo umugozi w'inyabutatu ntushobora gucika inyabutatu ni aba bombi nawe wa gatatu uza kuba bridge ku masezerano uza kuba bridge ku mbaraga uza kuba bridge ku rukundo rwuzuye uza gutaha uru rugo kugira ngo rukomere utandukanye n'izindi zose mwami aho wubaka ibiti databuja ubaho umugisha wose umugisha w'urubyaro nk'uko Sylvia byatuye avuga ngo abana bazabyarana wabahe mwami abahungu n'abakobwa baho ubutunzi kuko hari umugisha uza kubera yuko umuntu atakiri wenyine yabonye uwe baho umugisha w'abantu umugisha w'inshuti cyane cyane mwami uwuzuze mu kumukorera no mu masezerano tugushimiye yuko uri imana yawe imana yacu imana ya twese cyoroka ibi cyawe mwami iteka ryose amen. Our Heavenly Father, we give glory unto you. We say thank you for Ange and for Jean. They are here. Music going on. We're going to see how they're going to serve one another. How they're going to share food together. So we have the elements there. We have the wine. We have the cup. And we have the bread. Take the bread and share. Take the cup, also share. Some music, please. Take time to pray, then start sharing. bazoza batangura gusenga n'ubu bagire basenge hama basangire. Kristo araza gusengera amaraso ya Kristo. Data ndagushimye nongeye kuguhimbaza ko washimye ko uyu munsi ugera. Tugushimiye urukundo wadukunze ukaduha Kristo kugira ngo aze kutwitangira kubw'ibyaha byacu. Turagushimye kubw'umubiri we watanzwe ku bwacu, umubiri we washinjaguwe kugira ngo dukizwe indwara, umubiri we watanzwe kugira ngo twebwe tube bazima mu buryo bwose. Muri uyu mwanya tugiye gusangira nk'uko ijambo ryawe bivuga ngo mujye mubikora munyibuka. Turagushimiye ko uduhaye amahirwe yo kukwibuka kuri uyu munsi w'ubukwe, kandi turagusaba kugira ngo ujye uduha kukwibuka iminsi yacu, ubuzima bwacu bwose. Ubwo wari ugeze aho byari bikomeye wagiye ukomeza kubivuga avuga ngo data, natwe turagusaba kugira ngo igihe tuzatugera ahantu bitugoye tujye tuvuga ngo data tuguhamagare kugira ngo usubane natwe mwami. Uyu munsi tugiye gusangira uyu mugati, turagusabye kugira ngo
ukomeze kubana natwe udufashemo umubiri wa Kristo ube muri twebwe umuryango wacu wubakire kuri Kristo iminsi yacu yose yo kubaho mu izina rya Yesu amen. Mana nanjye ndagushima kuri wera, ndagushima kubw'amaraso amenye ku bwacu, ndagushima kubw'urukundo ruhebuje wadukunze mwami, utanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese adapfa ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ndagushima ko binyuze amaraso yawe twakumenye turi mu nzu yawe, natwe ukaduha kumenyana. Reka iki kibe ikimenyetso kizahora mu rugo rwacu, tubisenze twizeye mu izina rya Yesu amen. Yes. Ancient wall. Urimana isohoza masezerano, iyo uvuze birasohora kuko utabesha. Urakomeye urahambaye, urakomeye urahambaye. Urimana isohoza masezerano, iyo uvuze birasohora kuko utabesha. Urakomeye urahambaye, urakomeye urahambaye. Wakoze ibikomeye bihambaye mu gihe gikwiye, birasohora. Niyo mpamvu tudahwema kubiririmba. Urambaye, urambaye. Wakoze ibikomeye bihambaye mu gihe gikwiriye, birasohora. Niyo mpamvu tudahwema kubiririmba. Sinabona amagambo mvuga mu mwanya waje, ariko niba hari abantu bahagurutse bagasiga imirimo yabo, abandi bagakoresha ingendo zitari ntoya kugira ngo baze kubagaragariza urukundo, ni ikimenyetso cy'uko bareze neza. Ntawashidikanya ku bijyanye n'ubupfura, ubutwari, ubukristo bwaje, duhagaze aha tubihamya neza. By'umwihariko jyewe nagize umugisha wo kuba umubyeyi we mu bijyanye no kumubera pare, icyo twita pare, umubyeyi we mu murenge. Ndamuzi neza, twarasenganye, imbuto ze turazizi. Akenshi bagiye mu mwumvire mu bw'iki kintu kugira ngo tubone umushumba mukuru agusezeranye. Wenda ku bantu basengera mu matorero atandukanye, niba navuga ngo padiri mukuru yemere kuza kugusezeranya, nuko haba hari agaciro baguha mu itorero, siko kuri? Niba rero umushumba mukuru ushumba itorero nka Foursquare rifite amatorero menshi mu gihugu no hanze yacyo, yafashe umwanya we agafata itike ye na madamu bakurira indege bakajya muri Australia gushyigikirana, hari icyo bisobanuye. Yesu ashimwe. Hari ikintu bisobanuye cy'imibanire ya Jean. Hari ingofero Jean yateganyije ndetse na Sylvie batubwiye ngo ntidutinyuke kubakora mu ruhanga, tuyibahe aho kuyishyira murahazi.
kandi mudukundire rwose amafoto afatwe neza. Jasi icyo yavuze gusa yavuze ati mubyeyi rero ndabizi neza yuko imyaka iri kurushaho kwegera imbere, hari akabando gateguye hano bifuza yuko mumundira aka kabando mukazajya mukishingikiriza muri iyi minsi. Munyemerere rero yateguye yifuzaga ko ari we uyimwiyambikira, ariko ndabizi neza ko ahari arimo kuyikurikirana kandi abona agaciro kabyo. Si icyo gusa yateguye, harimo impano yateguriye umubyeyi. Abo twagendanye bankundire bazana iyo mpano, yavuze ati mubyeyi zirikana urukundo mwagaragarije, zirikana ko mwambaye hafi ubuto bwanjye, zirikana yuko mwansindagije aho nasitaye murankosora. Munyemerere uyu munsi mwakira impano. Murakoze cyane. Reka dusaba ari ku buhanga bw'ibyuma aramafoto yafate neza, hanyuma nibasoza bikomeze n'izindi mpano. Tuvuye mugejuru iyo mutabifitiye ishyari mushime rwose tate yadutumye ngo iyi mpano tuyibagezeho, impano y'ishimwe, impano y'urukundo, impano y'ubwiza mwamugaragarije, kandi bazakomeza kubakunda no kububaha nk'uko yabibasezeranije. Imana ikomeze ibahe umugisha, mwasubira mu byicaro byanyu. Dusabe mama Ope nawe yakira impano ye, mutukura y'amafoto agaragare neza rwose. Dutumire tumushimire. Iyi mpano ni ikimenyetso cy'urukundo agukunda ndetse n'icyubahiro, ndetse na Sylvie uyu munsi yatubwiye ngo tubasanze ni kuri. Murakoze cyane, mubona ishimwe, amashyi menshi cyane yatubwiye ngo iyi mpano igaragaza urukundo bakunda n'icyubahiro abagomba. Jean na Sylvie bakomeze babagaragarize urukundo. Murakoze cyane. Dufite indi mpano hano. Sara Jean yadutumye ngo arabubaha cyane, asobanukiwe neza uruhare mwagaragarije ubuzima bwo kuva mu buto kugeza magingo aya. Yadutumye we na Sylvie kugira ngo tubashimire icyo n'icyaro abagomba. Imana umuryango yabikomojeho, ubu ni ubudasa. Papa wakwegereje rwose ukaza, muraza ba fotogarafe baraza kumenya uburyo babaranza neza kugira ngo biryohe. Yes.